nanone abaduteze amatwi, abatureba, reka nongere mbifuriza ibihe byiza. Muri kumwe na Jerome, nahisemo kujya mbaganiriza uko bwije uko bukeye, umunsi ku wundi. Iyo wageze hano kuri tumenye, uba wageze ahantu heza kandi ugomba kwigira ibintu byinshi bigiye binyuranye, cyane cyane ku bijyanye n'ubuzima. Ukimara kuhagera rero ndakubwira nti kora subscribe, kanda subscribe, hanyuma ukande kukazogera kugira ngo ibiganiro tukugezaho hano kuri iyi channel ya Tumenye TV bijye bikugeraho kandi bikugerereho igihe. Reka nifurize abantu umwaka mushya muhire wa 2023, mbabwira ngo abazabyara cyangwa se sinzi niba n'ababyara, muzabyare hungu na kobwa. Abakora bizinesi muzagiremwo ishya n'ihirwe, ndetse mu buzima bwanyu bwa buri munsi muzagere kuri byinshi kandi Uwiteka azabibahe. Nongera mbabaza nti Noheli yo yagenze ite? Wowe uri mu majyepfo, Noheli yagenze neza? Se wowe mu majyaruguru byagenze gute? Uburasirazuba byagenze gute? Ese Noheli yaba yaragenze neza? Nizera ko muri comment hari icyo uri bubashe kuba wavuga, hanyuma kugira ngo tujye tuganira kandi duhane ibitekerezo umunsi ku wundi uko bwije uko bukeye, tubanje kugenda tugera kuri byinshi kandi bigiye binyuranye. Ibiganiro byo ndakubwira ngo ntuhite udakoze subscribe, kuko ahangaha ni kuri channel Uwiteka yaduhaye kugira ngo tujye tuganiriraho, kugira ngo amateka yacu yo kuzasibangana kandi ibitekerezo byacu bihore bigenda bikura. Ni hano ni channel uzahuramo n'abantu bagiye batandukanye, inzobere zigiye zitandukanye, abahanga n'abashakashatsi, aho uzajya uhura nabo ku bijyanye n'ubuzima, haba ku burwayi, haba ku bibazo bigiye bitandukanye, aho ngaho ukazabasha kuhabonera igisubizo. Rero ngira ngo ubuzima bwacu ntacyo wakora kugira ngo ubone icyo wacunguza ubuzima. Iyo mvuze ubuzima ni ukuba uhumeka, utarwaye, cyangwa se ubuzima bwawe butenda kugera ku iherezo ngo upfe. Hano hari igitekerezo cy'umugabo, ni umupasiteri, Pastor Bugingo from Uganda. So benshi ngira ngo muramuzi hariya ku butaka bwa Kanani, cyangwa se abigeze kugera Uganda hariya hafi ya Makerere, aho uyu mugabo akorera, cyane cyane akaba ari inshuti y'umuhungu wa Museveni Muhozi, kuko nawe akunda kubigarukaho mu biganiro akunda gukora, haba kuri channel ye ya TV, iyo bita Salt TV. Ngira ngo abantu benshi babashe gutembera hariya, ndetse no ku bafite Star Times, iyi channel mugenda muyikurikira, yitwa Salt TV, cyane cyane inyuzaho ibiganiro hariya kuri Kanani ku nzu, amagambo menshi ikunze gukungana cyangwa guteraniramo abantu bagiye batandukanye. Uyu mugabo Bugingo yavuze amagambo akomeye kandi cyane nakunze, agaruka ku kijyanye n'ubuzima bwa buri munsi, aho yagize ati, ngira ngo ahari byaba byiza nubwo bivuze mu Kigande, ariko hari ababasha kucyumva n'abatabasha kucyumva, ndaza mbanyuriremo mbasobanurire uko yabivuze. Reka pureyinge, hanyuma wumve icyo yavuze,
ese witeguye kumva icyo Rosias Bugingo yavuze ku buzima? Ndagira ngo ntujye kure ahubwo ube hafi, hanyuma nanjye ngaruke mubwira ku busobanuro, aho tugomba kureba byinshi kandi binyuranye, aho tugomba kwiga, aho tugomba gusobanukirwa ndetse no kumenya byinshi. Ntujye kure, reka wumve maze nanjye ngaruke ngusobanura. Buli muntu ali mu nsi ne bebi gwe bazadde ng'ayina $2 $, ensi yandibadde nnungi? Ne bebi gwe bazadde ng'ayina $2 $, kati abantu bazirina bwe zityo ate abasuka. Ekisingayo obunene mu nsi yonna bakiyita bulamu. Ekisingayo obunene si ssente, ekisingayo obunene si mulimo gwa bbeeyi, ekisingayo obunene si mwami mugagga, ekisingayo obunene si mukyala mulungi, njogere kindeke ki, ekisingayo obunene si ttaka, not at all. Oba eri yategere kye ŋŋamba? Nabagamba omusajja yali nannyini Apple, Steve Jobs, yafa kansa emyaka egiseeke mabegako awo, naye bwe yali ku kitanda nga iri jambo ni ijambo rikomeye cyane yakomeje kugenda avuga, aho yagize ati ikiruta ibindi byose ntabwo ari amafaranga, nta nubwo ari ukugira umugore mwiza, nta nubwo ari ukugira amazu meza cyangwa se ibibanza byiza, ahubwo ikiruta ibindi ni ukugira ubuzima. Witwa John Apples, nyiri uruganda rwa Apple, sinzi banza mbivuze nabi, Steven niwe yagarutseho, aduha urugero avuga ati yari afite amafaranga menshi. Mu bakurikirana cyane amateka ndetse show busy na entertainment, uyu mugabo niwe wari ufite amafaranga menshi, ariko amakuru angeraho nk'uko kandi Bugingo yabigarutseho, uyu mugabo yishwe na kanseri. Ariko mu gihe yari arwaye iyi kanseri yashakishije umuntu yaha amafaranga nibura ngo amukodeshe amurwarire kanseri, aramubura. Bishatse kuvuga iki? Amafaranga naho wagira menshi ariko ntugire ubuzima ntacyo byaba bimaze. Hariho iki Uwiteka yaduhaye, sinzi njya nkunda kugitekerezaho cyane, sinzi niba nawe ujya ukunda kugitekerezaho. Iyaba abakene babashaga gupfa mu mwanya w'abakire, cyangwa se habasha gutangwa amafaranga kugira ngo umuntu apfire undi mu cyimbo, byakabaye ari ibindi bindi, kuko abakene wagasanga bapfuye. Aha ngaha hakabaho hariho hatanga challenges cyane ikomeye cyane, aho umukene ndetse mbigeranya jyewe no kureshya ikintu Imana yatanze gikomeye cyane, kureshyeshya umukire n'umukene, cyangwa se kugira ngo umuntu wese kuri iyi si abeho donc atiyemera cyangwa se atishyira hejuru mu buryo buhambaye, kuko waba umukire waba umukene, igitera ubwoba ku mukene, igitera ubwoba ku mukire ni urupfu. Usanga iki ngiki ari ikintu kiri kome, abantu bose usanga bahuriyeho bakagira ubwoba. Rero ikibazo njya nibaza, nakubaza ni wowe ukora iki kugira ngo ubuzima bwawe buhore bumera neza? Hari ubwo yenda usanga duteye ubwoba wenda n'ubu buzima bwa hano mu isi, ubu duhirimbanira dushaka amafaranga, dushaka buri kimwe, ariko cyane cyane ntitwibuke no kwita no ku iherezo ry'ubuzima bwacu. Aha ngaha hari akantu gato njya nibuka ubwo twari turi abana, wenda batanzi, njye nize mu kigo cyo hari Igitwe muri esi Murama, cyane cyane mu gihe cyacu twari tuyobowe n'umudiregiteri Beriton Barikumana. Hari ikintu yajyaga akunda kuvugaho cyane, kijya kigaruka mu bitekerezo byanjye, ikintu cyo kubaho mu buzima budasenga, cyangwa se ukabaho mu buzima butita ku Mana, ukabaho ari ukurya ari ukuryama mu kazi, ariko ntugire akanya ko gupfukama ngo usenge n'Imana, uyishimire, uyisabe kugira ubuzima
buzima bo. Ahangaha iyo tugeze hano, sinzi niba warigeze ugira igihe ubanamo n'Imana, hanyuma ukagira n'ikindi gihe noneho wumva gusenga nta mbaraga ubifitemo muri iyo minsi. Iyo usenga wumva ufite imbaraga nyinshi cyane kandi wumva ufite uri self confidence ukuntu. So ahangaha yajyaga akunda kugaruka, ngo ndagaruka kuri Directeur Barikumana Berton, nanamusuhuza cyane, ntabwo mperutse amakuru ye, ubwo ko nakanyuzemo. Aho yakundaga kugaruka ku magambo atugira inama ati uko wabaho kose, uko wameze kose, ntuzabeho ubuzima nk'ubw'ikimera cyangwa se la vie végétative. La vie végétative cyangwa se ikimera. Nuwitegereza neza ikimera uko kibayeho, ikimera iyo uzareba iyo giteye, kijya mu butaka kikagira igihe cyo kuba cyavunda, kikagira igihe cyo kuba cyakisatura. Abibuka siyanse, icyo twitaga type de germination, ngira ngo iki ngiki ni icyigisho twasangaga muri primaire, ngo tuzaba tugenda twibukiranya dusubira no mu mateka ya kera, ibyagiye bihita twongere tubigarukemo, tugenda dukora ku mpande zose. Ibyo byose ni ibigize umuzima, haba mu mateka ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. So ikimera ni uku ukagitera, kikagira igihe kizamuka kikamera, kikamera gutyo nyine. Gikeneye imyunyu yo mu butaka, za ire, za calcium n'ibindi, kigakura gutyo, ariko nta kindi kintu ndetse ntigishobora no kwiyimura ngo kive aho ngaho. Nta nubwo gishobora kuba cyatekereza wenda ngo kigire ikindi kiba cyakora. So ariko twebwe ibijyanye n'uko Imana yanaturemye, buriya iyo urebye Imana uburyo yaremye ibindi binyabuzima, n'uburyo Imana yaremye twebwe abantu ndetse n'inyamaswa, ubona itandukaniro rinini cyane kandi ukabona urukundo rw'Imana. Bibiliya niyo yavuze ngo umuntu wundi yaremwe mu ishusho y'Imana. Ubundi ukibona mugenzi wawe ujya ubona ko imbere yawe hari Imana. Akaba ari nayo mpamvu kuba amaze gusobanukirwa, ntabwo ubundi wakagombye guhemukira mugenzi wawe cyangwa se ngo ugire icyo ubasha kuba wamwononaho. Ubundi twakagombye kuba dukundana kubera iyo imaje, cyangwa se ngo usange umuntu ari hariya wenda abayeho mu buryo bwa gikene, bijya bibaho, hanyuma ngo umubureminge uvuge ngo uyu nguyu. Umenya ko niba uri muri kiritike nk'izo ngizo, uba uri gupfobya imaje y'Imana. Imana hari uko iba iri kukureba. So rero tutagiye muri byinshi, Imana yaremye umuntu imutandukanyije n'ibimera, imutandukanyije n'ibindi byose tubona, kuko umuntu arimo umwuka w'Imana. Dusubiye mu buryo Imana yaremye umuntu, yaramufashe iramubumbabumba mu butaka, imaze kumubumbabumba hanyuma imuhumekeramo. Bibiliya yaravuze ngo yamuhumekeye umwuka w'ubugingo mu mazuru, maze umuntu ahinduka ubuzima. Ni nayo mpamvu rero tukiri hano ntanga aka kantu, wenda ntabwo nzagira umwanya wo kuzakagarukaho, ariko ngira ngo wowe uzatwumva kandi wenda uzanagatangaho ibitekerezo kugira ngo kabashe kuba iki kintu kiba cyabasha kuba kerere. Buriya turemye mu buryo bw'igitangaza cyane. Ni nayo mpamvu ibice bibiri dufite, umuntu aba akeneye kurya ibya mwuka cyangwa se ibiva mu gitabo cyangwa se n'amasengesho, kandi akarya nanone bya bindi nanone bitunga cya gice cy'ubutaka, cya gice cy'umubiri cyavuye mu mubiri cyabumbwabumbwe. So tukiri hano rero, umuntu muzima wakagombye kugira igihe cy'amasengesho, twakagombye kugira igihe cyo kwita ku by'Imana, tukagira n'igihe cyo kubona ibyo kurya. So rero ntabwo ushaka kwinjira muri Bible cyane, nta nubwo ibyo nateguye wenda ari ikibwirizwa, ariko ibibaho byose ibihita umunsi ku munsi byabasha kudufasha kandi byabasha kutugirira umumaro. Ndagira ngo wenda nkomeze nakira ibitekerezo byanyu, kuko
hari abatwandikira muri komenti badushimira ku bintu bigiye bitandukanye, ku makuru cyane cyane ahangaruka kuri product nziza twabazaniye, ku bafite ibibazo bigiye bitandukanye. Mu minsi itaha tugiye kubashyiriraho noneho uburyo muzabasha kubona za produit ku biciro binahendutse, aho ubuzima bwacu buzabasha kongera kumera neza, ku barwaye kanseri, ku barwaye diyabete, ku barwaye imivuduko, ba bandi bafite ibibazo byo kurangiza vuba, twabazaniye igisubizo. Ngira ngo abantu benshi bagiye bibaza ku bibazo byari bitandukanye, aho ubushize twari twabazaniye package zari zigoye kugira ngo ube wabasha kubona umuti, bwari uburyo buhenze, ariko noneho twabashyiriyeho uburyo bworoshye muzabasha kubonaho product kandi mu buryo noneho buzaba ari bwiza ku muntu wese. Ku mafaranga afite tuzakora ama reduction, tuzapakinga product neza ku buryo zizabasha kukugeraho, maze icyo tubereyeho hano twebwe ni ukugira ngo duhindure ubuzima bw'abantu. Abantu bagiye bagira ibibazo bigiye bitandukanye, hariho abantu bagiye banyura mu bibazo bitandukanye, bakanyura mu buzima donc bazi ko ari ibintu byiza, donc bagiye bagira ibintu ibyo twita masturbation cyangwa se kwikinisha, ugasanga uno munsi bafite ingaruka, abakobwa, abahungu, abubatse ingo, ugasanga ingo ziri gusenyuka. Ibyo byose tuzagenda tubigarukaho, ari nabwo tuzagenda tugarura abantu b'inzobere, tubatumira abaganga, abashakashatsi, abantu bagiye batandukanye bakadufasha ku bintu bigiye bitandukanye, aho uzasobanukirwa. Ndagira ngo nkubwire ngo wowe utarakora subscribe, kanda kuri ijambo subscribe mu gutangira, ngira ngo waribonye, ndetse no mu gusoza uraribona hasi nk'uko ryanditse, ariko umanutse no hasi y'iki kiganiro hasi urabona subscribe, aho ngaho ugomba kuhakanda, ugakanda kukazogera, hanyuma ibiganiro bikajya bikugeraho uko bwije uko bukeye. Rero ntabwo nshaka kuza gutinda uno munsi wa none, ahubwo ndashaka kuza kwakira ibitekerezo byanyu, byaba binyuze kuri wa murongo wa WhatsApp 0781109334, aho ngaho niho ushobora kudusanga kuri WhatsApp, cyangwa se ugahamagara. Niyo wakohereza message tuba twiteguye kugusubiza igihe icyo ari cyo cyose, kandi igitekerezo cyawe tukagifata mu buryo bukomeye. Reka nshimire abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda bamaze kudukurikirana, ndetse nsaba ngo mukomeze kudutera inkunga, ibitekerezo, mukora subscribe, mukora amashare ndetse n'amakomenti. Niyo wagira ubushobozi bwo kugira icyo watugenera kugira ngo bino biganiro bibashe gutera imbere, ku nkunga y'amafaranga, ngira ngo mbabwire ko ikintu cy'amafaranga cyo ari igikenewe cyane umunsi ku wundi, kugira ngo ibintu bikomeze kugenda bigenda neza. Aho ngaho naho wadufasha, maze ibiganiro byacu bigakomeza bigatera imbere, ni ukuri tugakomeza tujya ku isonga dufasha abantu benshi. Mu bafite ibitekerezo twiteguye kubakira umunsi ku wundi ko bwije uko bukeye. Ngira ngo namwe abafite ibikorwa bigiye bitandukanye, ngira ngo hano ni channel izaba ikurikirwa n'abantu batandukanye ku isi zitandukanye, abafite ibicuruzwa mwifuza kumenyekanisha, twiteguye kubafasha, maze ibicuruzwa byanyu nabyo bikamenyekana, mukongera kubona abakiriya bagiye batandukanye kandi bazajya babahahira mu buryo busobanutse. Ngira ngo hano uretse hano kuri iyi channel cyangwa se kuri uyu murongo, haba kuri Facebook naho muzahadusanga, kuri aho naho dufite page yatumenya, izina ryo ni kome, ni rusange, ntabwo rihinduka. Aho ngaho hose naho muzajya mugenda mudusanga, kandi dukurikirwa n'abantu bagiye batandukanye, benshi mu buryo mu mpande zitandukanye, ku bantu bafite amaserivisi mutanga, ku bantu bafite ubutumwa, mugomba kutugana, hanyuma tukabahuza n'isi, ibintu byanyu namwe bikagenda bimenyekana mu buryo bugiye bunyuranye. Hanyuma nkubwira ngo nugera kuri Facebook urasanga page yatumenye, ndetse
no kuri Instagram ubasha kuhadusanga tumenye official, aho hose turahari kandi dukurikirwa n'abantu benshi batandukanye. So ibiganiro byacu byo birakomeje kandi dushimiye abamaze gukora subscribe, wowe winjiyeho aka kanya utari wakora subscribe, wowe winjiye utari wamenya ikijya mbere, hano ni ubuzima. Yes, nibwo tuzadiringa nabwo, nibwo tuzakira abantu batandukanye mu buryo butandukanye. Ntabwo tuzibanda ku buzima komu gutyo gusa, ahubwo tuzinjira tunarebe mu ndwara tuzarebayo, ndetse tuzareba no ku byatunga bya bice byose by'ubuzima. Nibwo tuzakora ku ijambo ry'Imana, tuzajya aho tubasha kuhakora, tugakora ku burwayi bugiye butandukanye. Izo zose aho hose niho tuzagenda dukora. Ndagira ngo muri 2023 tuzabane ndetse no kugera ku ikomerero ry'ubuzima bwacu, tuzubake amateka meza ndetse tuzasige amateka akomeye kuri iyi si. Rero aka kanya ndagira ngo nkwibutse ko ni Jerome muri kumwe, inshuti yanyu ibakunda. Nzi ko namwe mudukunda kandi cyane. Mukore subscribe, muhamye urukundo mudukunda, kandi inkunga zanyu zirakenewe mu buryo ubwo ari bwo bwose, hanyuma iyi channel igatera imbere. Ndetse ndagira ngo ni channel izagenda ikagera no ku bantu batandukanye, babandi bo ku byaro, babandi bo mu buzima butandukanye, babandi bo mu mijyi, mu bihugu bitandukanye, mu ndimi zitandukanye, ngira ngo